Bavandimwe, umva ijambo ryagufasha rikaguhindura ubuzima muri iki gitondo. Nshuti zanjye muvandimwe, niba ujya uryama, umuntu wese uburyo ubwonko bw'umubiri bukoze, niba ujya uryama byibura buri munsi ukaryama amasaha ari munsi y'arindwi, menya ko uri gushyira ubuzima bwawe mu byago. Tuvuge iri joro uyu munsi uryamye saa 7 z'ijoro, ejo uryamye saa 8 z'ijoro, bivuze ngo ntushobora kuryama byibura amasaha 7 n'igice. Ndakumenyesha yuko ubuzima bwawe uri kubushyira mu bibazo bishobora no gupfa. Ushobora no gupfa kubera kutaryama igihe cyateguwe. Rero niba ushaka kugira ubuzima buzira umuze, ryama byibura amasaha make, amasaha 7 buri joro, byibura n'igice. Nibwo byibura umubiri wawe uzaba uri kuwushyira ahantu heza. Naho mu gihe cyose uryama nyuma ya saa 7, kuva saa 7 kumanura, icyo gihe menya yuko uryama igihe kitagenwe kuryama, gituma ubwonko bwawe butabasha gukora neza. Nibwo uzasanga uhura n'ikibazo cyo guhora urwara umutwe udakira kubera kuryama amasaha agize makeya. Nibwo uzasanga mu kazi wumva ngo watinze kuryama kugira ngo ukore byinshi, ariko ugasanga nta musaruro utanga. Tuvuge nimba urwara buri ku mutwe wa buri munsi udakira, urumva ari uwuhe musaruro watanga mu kazi? Rero nshuti yanjye, gabanya murebe uburyo mwaryama amasaha 7, kuko zimwe mu ngaruka zirimo ushobora kurwara kanseri kubera yuko utaryamira igihe cyagenwe. Rero nshuti nziza, ni inama nakugiraga yagufasha ikaguhindurira ubuzima bwawe. Bamwe bajya bavuga ngo iyo umuntu aryamye cyane asaruye ingonera, ariko menya yuko abahanga abavumbuye ibintu byinshi, ikintu cya mbere cyabafashaga kwari ukuryama, kuko iyo umuntu aryamye nibwo ubwonko bwirefreshinga. Iyo bwirefreshinze bugenda busohora n'imyanda iri mu mubiri, bigatuma rero umuntu bimufasha kuruhuka neza. Rero muvandimwe, ndagukunda cyane kubera kugukunda, niyo mpamvu aka kantu kazanyemo mu magambo yadufasha tugahindura ubuzima, cyangwa se mu bintu byadufasha tugahindura ubuzima. Rero niba ushaka ko tubazana n'ubundi bushakashatsi bwinshi tugenda dukore duflowing kuri Instagram ni Musabyimana Elizaphat, dukore na subscribe kuri YouTube ndetse na like, ndetse no kuri TikTok uturayikinge kugira ngo bidufashe. Murakoze cyane, ndabakunda. Rero iyo nama nuyikurikiza bizakurinda kuba warwara kanseri cyangwa se umunaniro ukabije. Thank you, muzagira icyumweru cyiza kandi kirimo amahirwe menshi. Ndabakunda cyane. I love you so much.